turatangaza amakuru y'ukuri kuri Data ari nawe Mana imwe y'ukuri. Nuko umunsi w'imitsima idasembuye urasohora, ari wo wari ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati nimugende mudutunganyirize ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati urashaka ko tubitunganyiriza hehe? Arabasubiza ati dore nimumara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Nuko mubwire nyir'inzu muti umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe, aho ari busangire ibya Pasika n'abigishwa be? Nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye, aba ariho mubitunganyiriza. Baragenda babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arazibwira ati kwifuza nifuje gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza ahise asohorera mu bwami bw'Imana. Mwana w'ijuru, ngiri ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi kugira ngo wige, ujijuke, maze ukureho ikintu cyose cyatuma Imana ikubara nk'utejejwe, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Yesu yatumeneye amaraso ngo duhanagurweho ibyaha byacu. Uwo wari umurimo we kandi yawurangije neza. Uhereye ubwo abamwizeye bose bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ubwo sogokuruza Aburahamu atahawe, Eliya ntiyabuhawe, Daniyeli ntiyabuhawe, Dawudi ntiyabuhawe. Ubwo bushobozi bwahawe twebwe. Naho wowe umurimo wawe ni ugushakashaka ibyo umwami Imana ashima ukabikora, kandi ni ukurwana intambara nziza yo kwizera. Mu yandi magambo ni ukuguma mu byizerwa. Ese ubundi iyo bavuze isezerano wumva icyo ari cyo? Isezerano ni iki kandi rirangwa n'iki? Kuva kera kose isezerano ryahozeho, ndetse n'abasengaga ibigirwamana bagiranaga amasezerano. Isezerano ni ijambo n'igikorwa gihabwa ubushobozi bwo kugenzurwa n'isi y'umwuka. Ni ukuvuga Imana n'inyuguti nto cyangwa Imana nyamana umuntu yizera. Abakorera Satani bagira amasezerano. Abana b'Imana nabo bagendera mu isezerano. Ubundi isezerano ryarangwaga n'ibintu bine: ijambo, amaraso, gusangira n'indahiro. Kandi kubahirizwa kwaryo kwafataga ibisekuruza by'igihe cyose, igihe nta rindi sezerano ryabaga rirakuraho irya mbere. Niyo mpamvu niba umuntu yaravutse mu muryango wagiranye isezerano n'abazimu kera Abanyarwanda bitaga abakurambere, akaba atarasimbura iryo sezerano ngo arisenye, ibyavuzwe byose biba bimureba nk'umwana wavutse muri uwo muryango, kabone n'ubwo yaba yaravutse ibisekuruza 1000 inyuma. Niyo mpamvu ubona benshi bakizwa, ariko imivumo y'amasezerano aba yaragizwe n'abasekuruza babo ikaguma kubageraho, ari byo bamwe bita karande. Kandi ntibanamenye uko bayisenya, kuko mu by'ukuri badasobanukiwe n'amategeko agenga isezerano ndetse n'imikorere y'ubwami bw'umwijima. Benshi bakomeza amasezerano na Satani batazi ibyo barimo igihe bari mu birori by'imiryango, igihe bakurikiza imigenzo iyi n'iyibujijwe mu miryango, igihe bibara nk'abo mu miryango bakavuga bati twe mu miryango yacu ntitugira gutya na gutya, twe mu miryango yacu dukora ibi n'ibi. Yego rwose ushobora gukizwa, ariko iri jambo rikaba ukuri mu buzima bwawe. Igihe wavukaga mu buryo bw'umwuka, umubyeyi wawe wo mu mwuka ntaba yaraciye urureri ruguhuza n'imiryango n'ibisekuruza byawe. Ijambo ry'Imana ni ukuri iyo rigira riti mukobwa ibagirwa inzu ya so n'ishyanga ryawe kugira ngo umwami abenguke uburanga bwawe. Igihe cyose ukigendera mu masezerano ya kera kandi utarigeze ugenywa ku bijyanye n'imiryango uvamo, umwami ntashobora kubenguka uburanga bwawe. Ni nayo mpamvu urubyaro rw'Aburahamu rwakomeje guhabwa agaciro mu buryo bw'umwuka, nuko sekuruza warwo yabanje kwibagirwa inzu ya se, igihugu cye n'ishyanga rye, akabisiga agakurikira Imana yumviye ijwi ryayo, kandi akerekana neza uruhande aherereyemo, yubakira Imana igicaniro, akemera gushyiraho umwana yari akunze cyane kurusha ibindi byose. Yagaragaje neza amahitamo ye ku bijyanye n'Imana. Yahisemo kwizera no gukurikira ubuzima bwe bwose. Nguko uko natwe dusabwa kugenda: ni ugusiga imico yacu, gusiga imiryango yacu uburyo bw'umwuka, ni ukuvuga kutagendera mu myemerere yayo ya mbere,
gusiga ishyanga ryacu mu buryo bw'umwuka ndetse no kwisiga ubwacu. Ni ukuvuga guhara rwose ibyo twakundaga, inyungu zacu zikatubera igihombo kubwo kwizera Kristo. Kuva kera rero ku gihe cya Babeli, aho abantu bongeye gusuzugura ku mugaragaro ubushake bw'Imana, nyuma y'uko bari babusuzuguriye muri Edeni, abantu bongeye kwiga gusenga ibitari Imana nyakuri, ndetse basenga ibyaremwe nkabo. Bongeye kwiga kureba izuba n'inyenyeri barabisenga, ndetse bashaka ubwabo uko bakwigerera mu ijuru batagejejweyo n'Imana, ahubwo bagejejweyo n'inyubako. Ni muri urwo rwego rero abantu baje kwitegereza izuba, maze biga uburyo umunsi wagendaga ugira uburebure hagati y'amanywa n'ijoro, ibyo bise equinox. Baniga uko izuba ryagendaga rihengama ritera guhinduka hagati y'amasaha y'umunsi n'ijoro. Ibi bigaragarira cyane mu bihugu bitegereye koma y'isi, aho umunsi ugenda uba muremure kurusha ijoro cyangwa ijoro rikaba rirerire kurusha umunsi. Ibi bikajyana n'ihinduka ry'ibihe, aho ibihe bya Pasika yitwa Easter byafatwaga nk'ibihe isi igiye kubonamo uburumbuke, ubukonje burangiye bagiye kwinjira mu ihinga, bakizihiza ikigirwamana cy'uburumbuke Ishtar, cyakomokaga muri Mesopotamiya, ari nacyo cyiswe Astarte, ari nacyo cyaje gukomokwaho n'izina Easter ryitwa Pasika kuri uyu munsi. Mu kwizihiza uburumbuke bakoreshaga amagi n'inkwavu. Mu mico y'abapagani byari ikimenyetso cyo kurumbuka. Babaga bizihiza izuba, batekerezaga ko ari ryo ryabahaga uburumbuke, ibihe byiza n'umucyo. Uko niko umuntu yabaga mu bushishi, akizihiza ikiremwa aho kwizihiza umuremyi. Amagi niyo yaje gukomokwaho na twa turu tumeze nyine nk'amagi asize amabara twitwa guirlande, usanga dutatse mu mazu ku minsi ya Pasika, ndetse n'udushushanyo tw'inkwavu n'utugati twariho imisaraba twitwaga croissant. Natwo twari mu migenzo yo gusangira kw'abapagani. Uradusanga mu ijambo ry'Imana, nk'aho Abayisiraheli bahamyaga ko badutekeraga uwo bitaga umwamikazi w'ikirere, n'ubu kiyambazwa yitirirwa izina rya Mariya. Nyamara mu by'ukuri afatwa nk'ikizira n'ikigirwamana mu ijambo ry'Imana. Ibyo bigirwamana byose urabisanga mu ijambo ry'Imana, ryaba izuba, amafarasi ndetse n'umwamikazi w'ikirere. Amateka avuga ko mbere yo kwizihiza Easter, umunsi w'uburumbuke, bavugaga ko butangwa n'izuba, hakorwaga igisibo cy'iminsi 40. Muri yo bakirinda kurya amagi nk'ikimenyetso cyo kwitegura no kwiyeza. Ibyo byose tubisanga muri Pasika yizihizwa ubu n'amadini yose, ikaba mu by'ukuri ari Pasika ya gipagani idahuye na gato na Pasika y'ijambo ry'Imana. Pasika ubundi yakorewe Abayisiraheli yitwa Passover, yizihizwa gite? Ubundi Pasika ni iki? Pasika ni intama. Ijambo ry'Imana ryavuga ko bagomba kuyirisha umutsima udasembuwe. Ni ukuvuga ko igihe mu kwizihiza Pasika hatarimo intama, itaba ikiri Pasika, umuntu ari kuziririza. Ikindi kandi ijambo ry'Imana ntirivuga kwizihiza, ahubwo rivuga kuziririza. Mbere na mbere iyi Pasika yari ikimenyetso cyo gucungurwa kwacu kwajyaga kuzakorwa n'Umwami Yesu. Intambwe ya mbere yo gucungura umuntu, Imana yayikoze icungura umuryango wayo iwuvana mu gihugu cya Misiri. Uko kwabaye ugucungurwa k'umuryango wose. Intambwe ya kabiri yo gucungurwa kwacu rero, umuntu agacungurwa ku giti cye, hagacungurwa umubiri, ubugingo n'umwuka we. Yesu niwe waje kuyuzuza. Yitegereze neza, byose bishushanya Umwami Yesu. Mu kwizihiza Pasika ya mbere, babagaga umwana w'intama, wari ikimenyetso cya Yesu ubwe, wanaje kuba igitambo amena amaraso adatwikira ibyaha mu gihe runaka, nk'uko ihene n'intama yari yarahawe ubwo bushobozi. Ahubwo amaraso ya Yesu akuraho rwose icyaha cy'umuntu cyo gusuzugura Imana, akanatwezaho ibyaha byacu byose. Ikindi cyasangirwaga mu rwego rw'umuryango ni imigati idasembuye. Mu gihe cy'iminsi 7 nta musemburo wagombaga kugaragara mu mazu y'Abayisiraheli, nk'ikimenyetso cyo kwirinda rwose ikibi, ndetse no kugira icyo twongera ku ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Muri iyi Pasika basangiraga imboga zisharira, nazo twazifata nk'ikimenyetso cyo kwemera kugendana n'Imana mu buzima busharira, bibanza kutunyuzamo kugira ngo tuvanemo abishaka ko tubaho. Idukuremo isi. Intama ya Pasika ndetse n'umugati byose byabaga byokejwe ku muriro. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ko uburakari bw'Imana ibwerekanisha umuriro. Byabaga rero byatazwe ku muriro w'uburakari bw'Imana. Ngibi ibiryo bitatu byasangirwaga muri Pasika y'Abayisiraheli, nabyo Yesu yasabye Petero na Yohani kujya kubategurira.
Yesu yabanje kwizihiza Pasika yo gucungurwa kw'Abisirayeli, ayuzurisha gutanga umubiri n'amaraso ye. Icyo kurya nyacyo n'icyo kunywa nyacyo intumwa zigisangira kandi zitegekwa kujya zibikora zimwibuka. Birashoboka ko umukristo yakumva ko Pasika yo gucungurwa k'umuryango itamureba, intambwe ya mbere yo gucungurwa kwacu, maze akihitiramo gufata ifunguro ryera. Iri funguro ryera ntabwo twategetswe kurirya kuri Pasika, turirya igihe cyose twibuka umwami wacu Yesu no gucungurwa kwacu. Nagira ngo nkwibutse ko iyi Pasika yaziririjwe bwa mbere mu ijoro Abisirayeli bavanywemo mu Misiri bajyanwa i Kanani banyuze mu butayu. Nagira ngo kandi nkumenyeshe ko nubwo isi yose yakwijwemo ubuyobe, Imana yo itangira kubara umwaka kuri Pasika. Niyo itangiza umwaka w'Imana, kandi ibi nta rindi tegeko yigeze ishyiraho rikurire. Iyi Pasika yashushanyaga gucungurwa k'umubiri. Gucungurwa kwa mbere kwahereye ku Bayisirayeli kugaragaza gucungurwa k'umubiri. N'ubundi iyo dukizwa, ibice bitugize uko ari bitatu, umubiri, ubugingo na mwuka, byose bigomba gucungurwa. Umwami Yesu yaje kuzuza gucungurwa, bityo umwuka n'ubugingo bwacu nabyo biracungurwa. Nyuma yo kurya ifunguro rya Pasika, Yesu yakoze igikorwa gishya. Yahaye intumwa ze, natwe bagombaga kuzaba itorero ryubatse ku rundi rufatiro rwazo, inkongoro y'amaraso y'isezerano rishya. Ni ukuvuga ko Yesu yari akuyeho andi masezerano yabanje abandi bagiye bagirana n'Imana, ariyo gukebwa kwamenaga amaraso y'isezerano hagati ya Aburahamu, urubyaro rwe, n'Imana. Amaraso y'ibitambo by'amatungo yamenwe na Mose yinjiza Abisirayeli muri iri sezerano. Abisirayeli bari bijijwe mu buryo bushya bwo gusenga, ndetse ku nshuro ya mbere bahawe abatambyi kugira ngo batangire imyemerere mishya no gusenga gufite amategeko n'ibitambo byari bihagarariwe n'umuryango wa Aroni. Mu yandi magambo, Imana yari itangije itorero ryayo mu bantu, igisenga mu buryo ishaka kandi yishimira. Ni nayo mpamvu Yesu yahamije ko agakiza gaturuka mu Bayisirayeli. Mu gukomera kwayo, Imana yagendaga izamura umuntu buhoro buhoro, imutegurira kuzagera ku rugero rwo kuyiramya mu kuri no mu mwuka, no gusa nayo byuzuye, tugasangira kamere nayo, tukitwa abana bayo, ibyaje kuzuzwa na Yesu. Mu by'ukuri, Imana ntiyashatse ko umuntu ayegera atagize uwanyuraho. Ni nayo mpamvu Yesu ari we waje kuba umutambyi mukuru ubu ngubu duhagarariye imbere y'Imana nko mu cyiciro cya Melikisedeki. Niwe mutambyi wenyine uhuza ubwami n'ubutambyi, kandi wemewe imbere y'Imana kuko nawe ubwe ari Imana. Yesu niwe mwana w'Imana nzima uhuza Imana n'abantu. Ntawe ushobora kugera kuri se atamujyanye. Ubu ni ubumenyi buhambaye cyane bunejeje, birenze kamere, kubona ko Imana yujuje icyo yagambiriye, ivana umuntu muri kamere y'igitaka ikamutoza kuba umwuka, ikamugabira mwuka wayo, ikamutoza gutekereza nkayo, kuyizera no gukora nkayo. Ibyo byose nibyo byazanye Yesu mu isi, ni ukudutoza gusa n'Imana no kubaho nk'Imana. Ikirenze kuri ibi ni uko uyu mubiri w'igitaka upfa, ku munsi w'imperuka Yesu azawuzura ugasa n'uwe, akawuha uburenganzira bwo kuzaba mu ijuru ari umubiri uhindutse. Mu kuzuza Pasika, Yesu yaduhaye umugati nk'umubiri we n'amaraso ye nk'ikimenyetso cy'isezerano, anadusaba kujya tubikora tumwibuka. Si kuri Pasika gusa dusangira umubiri n'amaraso bya Yesu, ahubwo n'igihe cyose tumwibuka. Kandi ibi rwose, nubwo amadini yaje kubifata nk'aho ariyo abifitiye uburenganzira, ni ikintu cyagombye gukorwa kenshi hagati y'abavandimwe basenga, ndetse no mu miryango, nk'uko tubona intumwa za mbere zahuraga zikamanyura umutsima. Nagira ngo umenyeshe ko umuntu atsinda akiri hano mu isi. Iyo umaze gutsinda, uhabwa uburenganzira busesuye bwo kuzabana n'Imana nk'umubyeyi n'umwana. Ku gihe cyagenwe, ukazahabwa uburenganzira bwo kureba Imana mu maso, ubwo Yesu azajya kutwerekana imbere yayo. Amadini yigisha abantu ko nyuma y'urupfu hashobora kubaho imbabazi, arabashuka, kuko ibyo avuga bihabanye n'ijambo ry'Imana. Nimusigeho kuyobya ubugingo bwanyu, nimwe mwabuhawe, guhitamo kuzababazwa iteka n'iteka hamwe n'abamarayika basuzuguye, cyangwa guhitamo kuzabana n'Imana ni ukubikora uyu munsi. Soma ijambo ry'Imana urabisobanukirwa rwose. Iyi Pasika yaje kwitwa Easter. Reka turebe itandukaniro ryayo na Pasika y'ukuri, Passover, yashushanyaga gucungurwa n'umwami Yesu, ndetse nk'uko yabivuze ikazuzurizwa mu bwami bw'ijuru, ubwo tuzaba tuvanywe mu isi twinjiye mu gucungurwa byuzuye, aho tutazongera kubona ikibi.
Pasika y'ukuri yizihizwa iminsi 7. Easter yizihizwa ijoro rimwe. Kuri Pasika y'ukuri hasangirwaga umwana w'intama wokeje, bisobanura ko yabaga yujurijweho urubanza rw'uburakari bw'Imana rwagaragazwaga n'umuriro. Kuri Easter basangiraga amagi, shokora n'inkwavu, bakanatanga impano zitageze ahandi zanditse muri Bibiliya. Easter ibanzirizwa n'igisibo cy'iminsi 40 itageze ahantu hamwe yanditswe muri Bibiliya kwizihizwa mbere ya Pasika. Ahubwo imizi yayo ku bijyanye na Pasika tuyisanga mu minsi mikuru ya gipagani. Pasika yajyanaga n'iminsi 7 y'imigati idasembuye. Easter iribwaho utugati dushushanyijeho umusaraba. Aha nagira nkwibutse ko umusaraba atari ikintu cy'ijuru. Hari ubwoko bwinshi bw'imisaraba kandi yose yari ikimenyetso cya gipagani. Tuzagira igihe cyo kubivugaho. Umusaraba umwami wacu Yesu yabambweho waje kuba udasanzwe kuko wijijwe mu bimenyetso by'umwuka. Yesu yawubambweho yikoreye imivumo yacu, Imana iwubambaho inzandiko zose zaturegaga. Yesu yari azikoreye. Yesu yamanukanye ku musaraba intsinzi, bityo umusaraba w'isoni awuhindura uw'intsinzi. Nguko uko umusaraba wa Yesu ukomeye ari we yaducunguriyeho, nk'uko amaraso ye ari ikigozi cy'ikirenga yaducunguje. Byombi byabaye ibimenyetso by'umwuka bihamya gucungurwa kwacu. Bikaba rero bitakiri ibintu bigaragarira umubiri n'amaso, ahubwo ni ibimenyetso byo kwizera. Nyuma y'iminsi myinshi, itorero ryaje guteshuka rifata Pasika y'abapagani aho kugumana Pasika mu mwimerere wayo nuko yizihijwe n'umwami Yesu ubwe. Pasika y'uyu mwaka yizihijwe kuva ku mugoroba wo kuwa 15 Mata irangira ku mugoroba wo kuwa 21. Irangiye niko Easter yizihijwe, kandi nk'uko biteganyijwe mu mihango y'abapagani ihuzwa buri gihe n'icyumweru cya mbere gikurikira equinox, guhengama kw'izuba mu gice cy'amajyaruguru, ndetse no gutangizwa kw'ibihe byiza bisoza igihe cy'ubukonje cyangwa se cy'urubura. Uvuga ko uri umukristo ujya mu ijuru, ariko kugeza ubu uracyifatanya n'abatizera kwizihiza iminsi mikuru yo kuramya izuba n'ibigirwamana by'uburumbuke. Mu by'ukuri ni nko kwizihiza ubutaka n'inda, bityo ukabukurikisha urugero rwa Adamu wa mbere wahaye agaciro inda nk'inzira yagombaga gutuma uba nk'Imana aho kugaha umuremyi. Zirikana ko utejejwe atazareba umwami Imana. Niba ushaka kwezwa wikwifatanya n'abatizera ko ijambo ry'Imana ribibuza, ahubwo hindukira uzibukire ikintu cyose gitera Imana gufuha. Tunganya ubuzima bwawe kuko ni we bireba. Urinde ubugingo bwawe kuzarimbuka, kuko Imana itazareba idini wasengeragamo n'umuryango uvukamo, ahubwo izareba uko wayikunze n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, n'uko wakunze mugenzi wawe. Ntiwakundisha Imana ubwenge bwawe bwose ngo wirengagize gusoma ijambo ryayo. Murakaza neza mu bwami bw'ijuru, aho twitabira kugendera mu ijambo ry'Imana, aho kuyoborwa n'imihango yashyizweho n'amadini.